ngo kujya mu kabari kujya aho abantu bateraniye gutazaba afite za nkingo ngo ntago bazamwemerera. Buhoro buhoro uko abantu tugenda tuyisobanura, inzego z'ubuzima zibisobanura, umwe cyangwa babiri wari wabyumvise utabyakire neza ujyanye na covid no kuyirinda, ubu ngubu barayirinda. Ntabwo rero twigiye tubifata nk'ikibazo kiremereye mu karere ka Ruhango. Buri muntu wese azi kureba ikintu gifite akamaro. Buri impamvu abantu batitabiriye kwikingiza ni ukubera ko bavuga ati reka turebe abakingiye uko bibagendekera. Abo ngabo ni igice kimwe. Hari n'abandi batinya ko bajomba ishinge, rwose akaba yabonera bagiye kumujomba urushinge akiruka. Abakurikiye TSG Online TV turabasuhuje. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango buravuga ko bukomeje ubukangurambaga bugamije gukangurira abaturage kwikingiza COVID-19 ku bushake, ndetse ko ibi byatumye abarenga 90% by'abatuye muri Ruhango bamaze kwikingiza kandi ku bushake. Ku rundi ruhande ariko amakuru agera ku rubuga rwa The Star Gazette avuga ko abatuye muri aka karere bakomeje kwinangira gufata urukingo rwa COVID-19, ndetse ko hari n'abakomeje guhagarikwa ku kazi umunsi ku wundi. Kugeza ubu umunyamakuru wacu afite amabaruwa arenga 5 yanditswe n'inzego z'ubutegetsi ahagarika abakozi ku mirimo yabo bazira ko batikingije. Aba bahagaritswe ku kazi bose nabo mu karere ka Ruhango. Aba bakoraga mu nzego z'ubuzima kuko bahagaritswe na Minisiteri y'Ubuzima, ndetse namenyesha inzego zose bakorera harimo n'umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe bibarizwa mu karere ka Ruhango. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence ahakana aya makuru, avuga ko aya makuru nta kintu ayaziho. Izoro ntabwo nzizi, iyo ziba ari izanjye nari kubona uko nsubiza. Aho ndumva ntabwo byanyorohera gusubiza ibintu. Ndumva rero kuri iki kibazo urimo urabimbaza, ariko ntabwo birimo bindeho kuko kimbaza icyemezo nafashe. Ibice bitandukanye by'akarere ka Ruhango byakunze gushyirwa mu majwi ntantu hatuwe n'abaturage batsimbarara ku myemerere itavugwaho rumwe ku cyorezo cya COVID-19 n'urukingo rwayo muri rusange. Mu kiganiro cyihariye yahaye umunyamakuru wa The Star Gazette, umuyobozi w'akarere ka Ruhango yemeye ko ibi byabayeho mu bihe bya mbere, ariko muri iki gihe ngo iki kibazo cyarakemutse. Ntabwo ibyo ngibyo mbiheruka kera covid igitangira abantu batarasobanukirwa n'ibyo ari byo, abagifite umwanya wo kumenya gusobanura covid. Ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Abanyarwanda bose Abanyaruhango n'abandi bumvisha icyorezo cya covid uko kimeze. Ntabwo rero ari ikibazo cyo gusobanura mbona muri Ruhango gikomeye, kuko ntabwo tukizi nk'igikomeye, kereka niba ari ubushakashatsi wenda mwebwe mwakoze. Ku bwacu ntabwo ariko butwereka. Bwana Habarurema asobanura ko akarere ayobora kari gukora ubukangurambaga kandi bukaba bumaze gutanga umusaruro ufatika. Ntabwo ari mu karere ka Ruhango gusa hari kuvugwa iby'abakozi bahagaritswe mu kazi bazira kutikingiza, kuko ni ikibazo kiri n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Muri ibi bihe ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gucicikana amabaruwa yanditswe n'inzego z'ubutegetsi ahagarika abakozi mu nzego zitandukanye bazira kwanga kwikingiza COVID-19. Mu banze kwikingiza kandi harimo abatangiye gufata ibyemezo byo guhunga nyuma yo kumenya ko inzego z'ubutegetsi ziri kubasaba gufata urukingo rwa COVID-19. Hari bamwe mu basesenguzi bavuga ko hakwiye gukoreshwa ubundi buryo butandukanye no gukingira abaturage ku gahato. Umwe muri aba basesenguzi ni Dr. Bihira Canesius. Asobanura ko kuri we abona urukingo rudakwiye kubuza umuntu guhabwa serivisi agenewe. Dr. Bihira asobanura ko abantu bagakwiye kwisuzumisha kurusha uko bashyize imbere mu gukingiza abantu ku gahato. Mukurikira ikiganiro duherutse kugirana mu bihe bishize. Natanga urugero nko mu Bufaransa uko babigenje, ntago bumvikanye n'abaganga. Harimo abaganga baciye amadiplome baranayatwika ku mugaragaro, ndetse bava no muri ubwo buvuzi kubera ko abantu bose ntago babivuga kimwe. Hari igikorwa cyakozwe cyiza koko, kwita ku bantu barwaye bakavurwa, gushaka inkingo, ariko hari ibindi bongeraho ngo kujya mu kabari, kujya aho abantu bateraniye gutazaba afite za nkingo ngo ntago bazamwemerera.
njye nkabona nko kuri kiriya bavuga bati buri muntu ahora yipimisha, uko kwipimisha aratanga amafaranga kugira ngo arebe uko ahagaze. Utari wabona uko yikingiza cyangwa uwatinyaga ko amujomba urushinge akaba yipimishije yerekana ibipimo ko ari muzima, ntibahutaza uburenganzira bwe. Nge nicyo mbona, kuko iyo bigitangira koko hari ibibazo nko muri 78 sida icyaduka, umuntu unanutse wese niyo atabaga arwaye ntabwo batumaga agenda mu ndege cyangwa ngo agende mu modoka, ariko ubu byarashize, uyirwaye nta n'uwirirwa agira icyo amubaza, kuko basanze n'abayirwaye batanduza batanyuze mu nzira z'imibonano mpuzabitsina. Bumvaga umuntu urwaye sida nakunyura iruhande byonyine arayikwanduza. Nkabona rero iyi nkubiri hari Covid imaze imyaka hafi 2 nayo ntiruzura, ntabwo twari twayimenyaho ibintu byose. Ayo niyo mpamvu gufata ibyemezo bikakaye ntabwo byari ngombwa, ahubwo twabyitondera tukabijyana buhoro. Umuntu utarikingiza akigishwa akikingiza, cyane cyane nka hano mu Rwanda bamaze kwikingiza bararenga 60%. Turi abambere muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu by'ahandi hari ibyo twaciyeho. Twagombaga kubyishimira rero, ntituvuge ngo turi inyuma cyangwa dufite ikibazo. Nta kibazo dufite, kuko abaturage bumvise gahunda ya leta yakoze ibishoboka irwanya iki cyorezo kandi iranagitsinda, kuko urebye abantu bakizira ni bake cyane, ndetse bazarushaho no kuba bakeya. Noneho dufite n'Imana yaradufashije, tugiye kubona uruganda ruzajya rukora izi nkingo. Niziba zakoreye iwacu tuzadufite amahirwe ko dufasha abantu bacu ndetse n'abahandi, kuko gukora urukingo tuzaba dukora n'ubushakashatsi tumenye ahari ikibazo tugikosore. Ni ukuvuga ko rero twebwe twakwishimira ibyo tumaze kugeraho, noneho ntihagire n'umuntu uhutaza. Natanga nk'urugero, aba bantu babuza kujya muri aya maduka akomeye cyangwa mu masoko, barajya guhahira mu muhanda, babandi bacururizaga mu muhanda ubwo bakaba babonye aho bagurisha. Nkabona rero bagombaga kubyiga, hakaba abantu basuzuma, kuko gusuzuma bimara akanya gato cyane, ni nk'iminota 2, bagasuzuma utarwaye akinjira mu iduka agahaha nta kibazo. Ukomoje ku bijyanye n'uko hari serivisi zitangwa ari uko hagaragaje ko wikingije, cyangwa se hari icyemezo kigaragaza ko wafashe izo nkingo. Rimwe na rimwe ugasanga hari abo niba utarikingije ari serivisi utabona. Ese ku giti cyawe urabona, kuko hari ababyinubira bavuga bati ntabwo byagakwiye, buri muntu yagakwiye guhabwa serivisi batagendeye kuri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo warikije cyangwa ntiwikingije. Wowe icyo kintu ugitekereza iki? Nicyo navugaga, umuntu kubona serivisi n'uburenganzira bw'ibanze, ntabwo yakwimwa serivisi. Ahubwo nkuko nabivugaga, hari ababwira abantu batikingije akazana icyemezo ko yisuzumishije, uwo nguwo bakamwakira, kuko ntabwo byakumvikana ko abandi bakwikingiza bakisuzumisha, wowe urwaye ukaza ukabanduza. Ntabwo byaba ari byiza. Ibyiza ni uko basaba umuntu kuza yerekana ko ari muzima, birahagije. Noneho bakamuha ya serivisi, kuko kuva ari muzima nta kindi kibazo yaba ateje. Kandi ubu ngubu serivisi zo gupima ahantu hose zarahageze, umuntu yagenda akisuzumisha bakamuha icyemezo, ahasigaye akaza yerekana ko ari muzima, noneho bakamwakira bakamuha serivisi. Icyo uri gusobanura niba ndi kucyumva neza nuko aho kugira ngo bakubaze kuba warikingije, ahubwo babanza bakagupima bagakora test bakamenya koko niba uri muzima. Nawe ubwawe wagombye kujya mu bandi ari uko uzi kuri muzima. Nicyo nshaka, kuko n'ubundi umuntu ubuzima bwe nta wundi ubumucungira, ni wowe nyirabwo. Wowe nyirabwo rero isuzumishe mu bihe bishoboka, ugende werekana aho ugiye hose bakeneye kubyerekana ubyerekana. Kandi si no kuri iyi Covid yonyine, n'izindi ndwara abantu bazi kugira amakenga barisuzumisha akareba ko nta diabete afite, ko nta hypertension, kuko izi ndwara zishobora kuza zikakwica mu kanya gatoya, kandi nyamara kuzipimisha ukamenya uko uhagaze nibura buri mezi 6. Nibyo byiza
noneho nawe ubuzima bwawe ukaba uzi ko bwirinze, ko bumeze neza. Naho ubundi hari uwiyicarira akazajya kwa muganga ari uko indwara yamurembeje, biriya ntabwo ari byo. No kuri iyi covid rero abantu nibisuzumishe, urwaye avurwe, uri muzima agere mu bandi atari bubanduze. Wakomeje kuvuga ngo ni covid, kuki wayise covid? Dusobanurire impamvu wayihaye iyo nyito. Nayise covid kuko izana ikintu bita vide. Vide ni ukuvuga mu bukungu, mu mibereho myiza. Iyo vide nk'ubu mu bukungu twagiye muri za guma mu rugo, amaduka menshi barakinze, abakoraga imyuga imwe n'imwe barakinze, abakoraga mu nzego z'abikorera ku giti cyabo cy'abikorera, abakorera leta ubu barakoresha 30%. Urumva ko 70% iraho iri mu rugo n'ibinakora, ariko nta musaruro irimo gutanga. Naho ngaho rero harimo ikibazo, kuko mbese ubukungu bwacu bwari bugeze ku 8.9% ugereranyije n'umusaruro mbumbe w'igihugu. Ubu ngubu upimye ntabwo hari birenga nka 2 cyangwa nka 3. Urumva rero hajemo ikinyuranyo gikomeye, kandi icyo kinyuranyo tutarebye neza abaturage bazicwa n'inzara. Twagize Imana tugira ubutaka bwera, ariko hari ahantu bateza badafite ubuhinzi n'ubworozi, ariko twebwe twagize Imana turabifite, ni nayo mpamvu wenda nta kibazo dufite gikomeye. Ikiriho rero nuko abantu bagomba gukora cyane, ya vide yaje ikavamo, umusaruro ukaboneka, tukabona wo gutunga abaturarwanda, tukabona uwo gushyira mu nganda ziciriritse, tukabona n'uwo kohereza hanze kugira ngo tubone amafaranga y'amanyamahanga. Komoje ku kijyanye n'ubukungu, yaba ari ubw'igihugu ndetse n'ubw'isi yose, kuba covid yaraje igasubiza hasi ubwo ubukungu bwahungabana ku mpande zose. Urabona ari iki nka leta z'ibihugu cyangwa se nka leta y'u Rwanda by'umwihariko, cyangwa se n'abandi bafite ijambo mu gufatwa kw'ibyemezo, ari iki bakora kugira ngo nibura ubukungu bwongere buzamuke? Uvuze ko mbere byari ku 8%, ariko ngo byasubiye hasi. Niki cyakora kugira ngo uwo muvuduko wongere usubireho wari ugeze? Umuvuduko kugira ngo usubiraho wari ugeze, birumvikana ikintu cya mbere ni ukongera tugakora, tugashyiraho ingufu, kuko ubwoba twari dufite bumaze gushira kubera izi nkingo zaje, kubera gusuzuma bigira vuba, ndetse n'abarwayi abenshi barakira. Urumva rero ubwoba tugomba kubwikuramo, buri muntu agakora. Ndetse natanga nk'urugero nk'abari mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi bagakora cyane, ubundi bakoraga amasaha make, ugeranyije yari hagati ya 2-8 ku munsi. Amasaha akaba 8, umuntu agakora, umusaruro ukiyongera, kandi noneho wa musaruro ukagirira akamaro abaturage, kuko nicyo kizamura ubukungu bw'igihugu. Nta gihugu na kimwe cyateye imbere kitagira umusaruro wiyongera buri mwaka, kandi ukabasha kubyazwa inyungu, kuko hari uwabona umusaruro akawushyira hari ukangirika, ariko ubundi ubonye umusaruro ugomba gukora uko ushoboye, ukawushyikiriza inganda ntoya zituma ziwutunganya, ukabikwa, noneho za nganda zikawukoramo n'ibintu. Ushobora kuba ufite umusaruro w'ibigori, hari abandi babiteka bakabirya gusa imvungure, ariko ibigori bitanga amavuta, bigatanga ifu ya kawunga, bugatanga ibiribwa by'amatungo, harimo ibintu byinshi. Ibyo bintu tukabikora, noneho bya bindi twajyaga kuzana mu mahanga tukabihagarika, ahubwo twakaba ari twe twohereza mu mahanga. Ibyo bintu bizatuma ubukungu bwacu buzamuka, ndetse n'ubwo ibindi bihugu buzamuka, kuko ibihugu byose byakize nka Amerika bigira umusaruro byohereza hanze, bikagira ndetse n'uwo bishyira mu nyanja kugira amafi yabyo akure. Hanyuma dutangira ikiganiro ugeze gukomoza ku byerekeranye n'uko uwe ubibona mu maso yawe cyangwa se mu mboni zawe, uvuga uti bitewe n'izo nkingo zaje n'iyo miti iri kugenda isohoka, ndetse n'ibisohoka mu bushakashatsi bw'ukorwa butandukanye n'abahanga, uravuga uti uyu mwaka rwose urarangira covid ibaye amateka. Ibyo bintu wabidusobanurira, washingiye kuki? Icyo shingiraho, twebwe abantu dusesengura ubukungu,
turebera ku mibare. Nk'ubu iriya Omicron yaje twari tumaze kumanuka dufite abafatwa bari munsi y'100, irazamuka hari igihe yigeze kugera ku 2,000, ariko ubu ngubu ukurikiranye amakuru igeze muri 300, 400. Ni ukuvuga ko turimo kuyihashya. Nihatagira umugizi wa nabi nge mbita ko ari abarozi utuzanira indi, tukarwana n'iriya n'umubiri wacu ukayimenyera. Ejo bundi nayo izaba igeze ku bantu bari munsi y'100, cyangwa ndetse n'abantu bamenyereye kuyirwanya igere munsi y'100 cyangwa munsi ya 50. Nimara kugera aho ngaho, ubwo natwe tuzadufata izindi ngamba z'ubwirinzi. Iby'urukingo icyo mbivugaho ni uko rwafashije abantu benshi, kuko urebye abantu bapfaga muri Amerika, muri za Brazil, mu Bwongereza baragabanutse. Ariko iyi Omicron imaze kongera gusubiza inyuma ibyari byagezweho. Ariyo mpamvu mvuga ko habonetse urukingo rukingira hafi amoko yose cyangwa amoko yose, nirwo rwafasha abaturage. Umuntu yaba rukingiwe ubwoko bwose bugarutse, bugasanga umuntu yarafatishije nta kibazo afite. Ariko ubushakashatsi buracyakorwa, kandi noneho n'ubwirinzi nge mbona twabushyiraho imbaraga kugira ngo abantu bagiye kuzana izo virusi nshyashya babura aho binjirira, kuko zituruka hanze. Mu Rwanda ntawe uzihakoresha, nta n'izo twari twumva zahaturutse, buri gihe zituruka hanze. Twakora ingamba rero ku buryo izituruka hanze tuzikumira, noneho tukarwana n'izinjiye, kandi nzi ko tuzazitsinda byanze bikunze. Nk'ubu mu Rwanda twirirwa turwana nayo, tumaze kubona amavirusi arenga 7, kandi nta n'imwe yakorewe mu Rwanda, nta n'iyahabonetse mbere. Ni ukuvuga ko amavirusi araturuka hanze bakayinjiza mu Rwanda. Icyo dukwiye ni ukwirinda, ndetse nasaba RIB niyo ishinzwe kureba umutekano wa mbere w'u Rwanda, ikareba koko ko abantu binjira mu gihugu, niba bayinjije babashyira ahantu bakirinda kujya hamwe n'abandi, bakabapima bakareba, basanga bayifite bakabasubiza aho baturutse, kuko ntago dukeneye kuzahora turwana n'ibyo batuzaniye, ntago byaba ari byiza. Nkavuga ko rero icyo cyemezo nikimara gufatwa, nta yindi virusi izinjira mu Rwanda. Nitinjira mu Rwanda ntago izafata abanyarwanda, nitabafata ubwo izarangiriye hageze, imibiri izayimenyera, za nkingo ziyirwanye, ndetse n'imiti itangiye kuboneka. Noneho hasigaye abantu batengamare bakora imirimo yabo nta kibazo bafite. Dr. hari ahandi mwageze mukomoza ku kurya neza, ngo abantu barye neza. Ese kurya neza bishobora gufasha umuntu kudahura na COVID-19 cyangwa ikaza ntimuhangare? Ntabwo ari COVID-19 yonyine. Iyo umuntu arya neza aba yirinze n'indwara zose. Buri indwara nyinshi zituruka ku mirire mibi. Ariyo mpamvu buriya nge numva ivuriro ryagize naho bigisha imirire, ndetse bakanaberekera. Ibitaro byose nka CHK, Faisal cyangwa Kibagabaga cyangwa Muhima, hakaba hari ahantu hateganyirijwe kwigisha abantu imirire myiza. Usanga abantu iyo bari mu mujyi barya amafiriti n'umuceri gusa ngo bariye neza, ariko biriya nta biryo birimo. Ibiryo byiza ubundi bigizwe n'ibiryo bitanga ingufu cyangwa bitanga imbaraga, ibinyampeke, ibinyamafufu. Harimo ibiryo birinda umubiri, birinda indwara. Ibyo ngibyo harimo imbuto n'imboga. Hakaza noneho n'ibiryo birimo ibyubaka umubiri. Ni ukuvuga ko uko nguko ari bitatu nibyo biryo umuntu aba akeneye. Nko mu byubaka umubiri bikarinda n'indwara harimo amata y'inshyushyu. Nta muntu ubundi ushaka ko ubuzima bwe bumera neza bwakwira atanyoye amata y'inshyushyu, ariko hari benshi batazi n'uko asa, kandi niyo atunga umubiri neza. Unyoye amata, ukarya ya kawunga cyangwa ibindi bikomoka ku ngano, noneho ukarya n'imbuto n'imboga.
umubiri wawe uzakomera, ugira abasirikare bahagije, ugira ubwirinzi nihaza indwara wa mubiri urwane nayo, kuko umubiri ugira abasirikare, ba basirikare bahora biteguye indwara ije yose bakarwana nayo. Nicyo rero nifuriza cyane cyane abanyarwanda, kuko ahandi henshi barabizi, ariko abanyarwanda benshi arya ibiryo runaka, nk'ubu akaba abonye umutobe yagombaga gufata ukamugirira akamaro, akawutara ugahindukamo urwagwa, urwagwa ntabwo rutunga umubiri nk'umutobe. Ni ikibazo rero tugomba kwigisha abanyarwanda kurya neza. Dr. hari ikindi kibazo kijyanye n'ingamba zo kwirinda COVID-19, aho usanga umuntu utarikingije muri iki gihe hari bimwe na bimwe ahezwaho, mwanabikomojeho, ariko kandi mwagezaho muravuga ngo umuturage icyaba cyiza nuko ahubwo atagakwiye guhezwa ahantu, ahubwo akwiye kwisuzumisha akareba ko nta COVID-19 arwaye, akabona kujya muri iryo koraniro runaka ahantu hateraniye abantu benshi. Kuri ibyo mwavuze, ntihari umuturage ushobora gutekereza ko yenda kwikingiza ntacyo bimaze, ahubwo icyaba cyiza ari ukwisuzumisha? Ntabwo yabitekereza gutyo, ahubwo aho ngaho niwo umutekerereje. Buri muntu wese azi kureba ikintu gifite akamaro. Buri impamvu abantu batitabiriye kwikingiza ni ukubera ko bavuga ati reka turebe abakingiwe uko bibagendekera. Abo ngabo ni igice kimwe. Hari n'abandi batinya ko bajomba ishinge, rwose akaba yabonera bagiye kumujomba urushinge akiruka. N'abana wabonye ko bajya kumukingira agakuraho akaboko ndetse akanarira. Ni ukuvuga ko rero ba bandi benshi ni ba bandi tuvuga ngo abandi bibakorerweho babe ndebereho. Iyo bamaze kubona ko abandi babakingiye bakabona ko nta kibazo bafite, nabo barikingiza. Noneho na wa wundi warutinyaga cyane agera hakavuga atari ko abandi barimo kwikingiza, nanjye reka nikingiza. Ariko igihe atarikingiza nanone yisuzumisha akabona ko nta ndwara afite, nabyo biramutera inkunga, biramumara ubwoba. Buriya mu bintu bya mbere bituma abaturage babaho neza, bakora imirimo ijyanye n'ubukungu bakamera neza, ni ukutagira ubwoba. Abaturage bafite ubwoba nta kintu bageraho. Ariyo mpamvu rero mvuga ko yisuzumishije akabona ko atarwaye, ubukurikiye hari ikingiza, kuko ntabwo yagumya gutegereza ngo azagumye kugenda yisuzumisha. Kwa kwisuzumisha biramusaba gutanga amafaranga nubwo atari menshi, ariko aravuga ati nanjye ngiye kwikingiza kugira ngo nawe ugumya gutanga amafaranga yo kwisuzumisha.